kukwasa Kristo nyakuri bene kukwasa asa n'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare imvura iragwa imivu iratemba birahurura no kuri ya nzu ntiyagira ikiba kuko yubatswe ku rutare ninde ni Yesu gusenga ninde ni Yesu inzu ikomeye yubakwa ku rutare inzu ikomeye yubakwa ku rutare baracukura sana amabuye mazima imvura iragwa birahurura inzu irakomeye nta kibazo baracukura sana amabuye mazima imvura iragwa birahurura inzu irakomeye nta kibazo umugabo nta bwenge yubatse inzu kubera kurushanwa yubaka uko abonye abona ikibanza hafi y'uruzi umucanga n'amabuye ntiyabikuraga amatafari meza n'amabati byari bimwegere iyo mu gishanga nta nyubako ihari iyo mu gishanga ni muri digitingi iyo mu gishanga hararigita iyo mu gishanga nta bwenge aho ni ku musenyi ntacyo bitwaye ibyo ntibikureba nta bwenge aho ni ku musenyi ntacyo bitwaye ibyo ntibikureba nta bwenge aho ni mu businzi ntacyo bitwaye ibyo ntibikureba nta bwenge akomeza umushinga arubaka rwose reka sinakubwira ahemba abafundi nabo barishima noneho si ukubaka birishima asiga amarangi na za metalike mu minsi mike inzu barayitaha konyake mitsingi na za barayitaha. byose bararyama Inzu barayitaha. inzu barayitaha nta bwenge aho ni ku musenyi ntacyo bitwaye ibyo ntibikureba nta bwenge harimo na sida ntacyo bitwaye ibyo ntibikureba aho ku cyambu yabonye